Abasenga TV, kora subscribe. Yes, twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikirana uko bwije nuko bukeye tugarutse ku meza y'ubusesenguzi mutwara Sibo TV, Abasenga TV. Reka mbabwire ngo umunsi mwiza kandi igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiranye. Mwabonye yuko urugamba rwahinduye isura. Kuri kamera turimo kumwe n'umusesenguzi mutwara Sibo. Ndagira ngo suhuze abadukurikiranye kwihuta cyane. Ya nibyo, Yes. reka dusuhuza abantu dukurikiye n'abantu bakomeje gukanda subscribe kuri channel zacu nukuvuga Abasenga TV na Mutwara Sibo TV. Yego. N'abantu bose biyeteresa mu bintu bya geopolitique. Politiko. Turabwiye ngo tuje komeza gusesenguzi nkuko mubimenyereye twaje. Twangiye twahakandagiye. Yes. Ndagira ngo umunsi none dusesengurire iki kintu gitumye mu Venturi kubitirwa hareba inzega. Reka nkoresheje ijambo nihangane, sibyo? Gutakaza ubucu 8 ikaba igiye kwamburwa, ikaba imaze gufatwa Kavuma amaze kuyambura, ndetse n'ikibuga cy'indege kirimo kirasatira kuvamwo. Tubwire byagenze gute, byakozwe gute? Ya, okay. Wenda ku Basenga TV no kuri Mutwara Sibo TV twaje tubiganira tubivuga kuntu bazasubira inyuma. Yego. Nitwe abantu ba mbere bavuze yuko Amerika yatujishaga, ngirese urabyibuka Cyane. tuvuga yaratujishaga yemeye amabuye. Yego. Tubabwira no ko n'ibintu byo muri Katari ari ibintu nyine byaguye mu mazi byanyereye. Byaho ngaho gusa. Byaraho ngaho. Cyane. Twabivuze mbere. Twarabibabwiye. Yego. Yes. Ubu rero byabiri twavuze nibyo birimo birabo. Twarabibabwiye badushyira muri comment baduka ngo turi bicucu, ariko reka mabwiye igiye kwita umuntu igicucu nawe ujye wandutekerezaho uri iki. Ya. Ariko nibitekerezo byanyu ku murabona yuko byamaze kujya mu murongo. Ibyo nukuvuga ngo byo twababwiraga barimo barabibona ko byatangiye kuba. Intambara yashinduye urugamba, sibyo? Bayibona neza. Abapfa barimo barapfa. Abaturage mo barahagendera. Uyu mutwe biterabwoba. Nkuko ngibi byita. Siko bimeze. Niki gituma ikomeza guteza akaga mu burasirazuba bwa Kongo? Ya, iki cyambere M23 yahawe amahirwe menshi yo gusubira inyuma. Iranga. Igenda yanga. Ari amahirwe yagomba kuyifasha gusubira inyuma mu cyubahiro. Yego. Bitabayeho ko haza igitutu. None byarangiye ngira ngo abantu babikuke barabyubonye. Byarangiye n'ubundi nibyo muri Katari. Twaje tubabwira ati nubwo batabitutangariza nkiba ari ibanga. Ariko twaje tubabwira tuti nabyo byanze ikigaragara cyo hagiye kuba intambara. Twaje babwiye. Ubu ngubu ntubona ko bya biganiro by'ibanga byari kubera hagati ya leta ya Kongo na M23 nabyo ubona yuko ari baringa nta kintu kirimo? Ya nibyo Katari byaranze. Ni nayo mpamvu ubona M23 bahise bashyiraho igitutu. Nuko ngo M23 bayishyize igitutu cyo gusubira inyuma. Yego. None ubu ngubu birimo biraba ngombwa yuko isubira inyuma byitwa ngo yarwanye igatsindwa. Ubundi mbere reka twibutse abantu. Yego. Isi yose on yarateranye, African Union, EAC na SADC biri hamwe byose bibabwire bivuga byose bibwira mu ati suva mu bice bafashe subira inyuma. Yego. Va mu bice yafashe ikanga. Kugeza nubwo Amerika iyo ubwayo irushye yemera amabuye. Kandi kwemera amabuye ko ari gusubiza inyuma M23. Yego. Ubu rero M23 iri mu rwa rugendo rwo gusubira inyuma. Yego. Urwo rugendo rero ikibazo gihari. Joel Lorenzo yabahaye amahirwe bwa mbere bagati muzamuhava tuhashyira ingabo zawo. Akiyobora n'umuryango. Urabyibuka? Yego. Baranga. Irongera barajya babwira bati bo noneho EAC na SADC tuzaba tuhashyira ingabo hano buvuye. Nabyo biranga. Ubu ngubu rero koko Amerika yafashe ibirombe kandi bikeneye cyane. M23 niyo mpamvu ubona yabuze amahitamo. Mbega biriya bintu byo kuntu nabibonye suko M23 yabuze imbaraga zo kurwana. Oya. N'uburi imbaraga zatumye iva zabunagana ikagera hara hose. Yego. Irazifite. Ahubwo ubu ngubu morale yagiye hasi. Kumva ngo hano wafashe harimo baratwara. Nubwo wongera ugafata n'ahandi bazagusubiza inyuma. Ni morale yagiye hasi niyo mpamvu mbona ngiye barimo basubiza inyuma. Ndagira ngo wongere umubaze udusobanuye neza kandi udusesenguriye neza mu buryo bwimbitse. Izi ngabo za FARDC, Wazalendo na FDLR. Ariko none reka twimbike cyane kuri Wazalendo. Wazalendo twabonaga ari ingabo za Kenya, gereka nkoresheje ijambo mwihangano imuzi nakoresha amagambo atasanzwe mumenyereye. None umunsi none niyo uri kwigamba intsinzi. Kagamba amagambo akomeye ati Wazalendo twaje Kavumu. Amajwi agiye uyumva. Nabibonye n'amazara byakomeye. Mu Giswahili mu Gifaransa cyinshi bagenda bavuga cyane. No mu kimi tamenye niba riringa niba ari iki nge ntazi. Sibyo? Niki kiri kumutiva iyi Wazalendo? Ikivuga kandi mbere twabonaga bari mu kwikubita yirukanka n'ibikoresho.
ubundi wazarendo reka abantu bumve ko FARDC igisirikare cya FARDC ubundi bwacyo kivuga yuko muri icyo mbega nta mwuka w'uburwanyi mwinshi gifite ariko yuko ko wazarendo zari inyeshyamba nyinshi yari imitwe ni ya mitwe y'inyeshyamba yihurije hamwe n'urundi rubyiruko yego okay ejo ni Dr. Rusara arimo bisobanura numvise bavuga ko harimo n'abantu bavuga ikinyarwanda barimo kuko nanjye mubishe ngo wazarendo twaje yes barimo yes nuko ngo ni abantu bahoze ari inyeshyamba harimo none n'urubyiruko rwiyemeje gukorera igihugu barihuza yego bari rero urumva bafite umwuka w'uburwanyi ntago ari nk'ingo za Kongo yego niyo mpamvu ubona rero aribo bashyirwa imbere cyane kandi birumvikana kuva mu vitura nyine barimo bayisubiza inyuma kwivuga amacumu ni ibisanzwe ku ngabo zatsinze cyane wazarendo rero ubu ngubu birimo naravuga ati n'ikigo kindi turaje gifate ntibigutangaje n'aka kanya ugiye kumva ngo bagifashe oya ntabwo biza kugera mu masaha agera muri imbere gato saa 4 z'igitondo tutari twabona amakuru asohoka tubwira yuko Kavumu ishobora kuba iri mu biganza bya FARDC na wazarendo kandi reka nkubwire sibyo turi kumaze gusesenguzi reka ibi tubivugira hakiri kare yego dushingiye ku makuru yo kugenda asohoka n'ukuntu urugamba ruhagaze kuri tere dukina amashusho turi kugenda tubona n'amakuru yagiye kugenda yandika ibinyamakuru bigiye bitandukanye ntuze gutangazwa no kubona M23 cyangwa umutwe nyishyamba kuko ngiwita utakaje Kavumu siko imeze ntibize kugutungura gutakaza Kavumu kwa M23 ni ikigaragara yuko idafite ahandi hantu iraza gukubirwa ahantu hamwe bayifatira imyanzuro jewe niko byumva kumeze usesenguzi nawe atubwira yes nibyo nukuvuga ngo twaje tubibwira abantu benshi tuteye mu Petro izasubira inyuma yego nibabyemere none itangiye gusubira inyuma none byitwa ngo yasubijwe inyuma cyane seko karurimo barimo bakumva ubu ngubu nukuvuga ngo naha kubera ko morale yagiye hasi no kurwana ishizemo imbaraga nibyo byabuze ntibatangazwe no kubona rero bagenda bayakana Kavumu kibuga kire cya Kavumu bagayifata yewe nagomba bazayisohokamo ibintu ifatirwa imyanzuro iseswe yego nukuvuga ngo irasubira inyuma uko biri kose kuko ngenze kunze kwigira imbere kwayo no kubangamira inyungu za Amerika kandi kubangamira inyungu za Amerika no kurakaza igihanganje kukirakaza no kwibuza n'imahirwe y'ejo hazaza cyane ibyiza rero wareka bosi agakomeza inzira ye akifatira inzira ye y'ibirombe bamuhaye icyondo mu modoka yiwe ubundi hariya ni naho Kisekedi yabatsindiye cyane gufata ibirombe bya Kongo agahita abwiga Amerika ati muze mwicukurire ntago bari abakanga inyungu rwose kandi urabizi cyane twanabivuza mwana avuga ngo yanga Amerika ngo byo ntago yabikora ngo ubusa ntibikoze irabikoze ku mugaragaro abantu badutse basaba imbabazi ikindi njyango nkwibutse kumeze ubusesenguzi sibyo ubanze urebe neza ya matangazo M23 kugenda isohoranga umutekano mu baturage ibiki byose ibi bintu reka mbabwire nta gaciro bifite kubera yuko icyari gifite agaciro kumwe kwerekana ko muri gutsinda nkuko mbere mwabikoraga ariko none aha ngaha ndabona agateka k'izina rya muntu wa mugari mu Kirundi yagirizwa intambara agateka k'izina rya muntu karapfobejwe kateshwa agaciro rero mu 23 iragizwa kugira gute kurebwa ibyaha by'intambara yego ikindi ikigiye gukurikiraho n'ukwijyana mu nkiko bagakatirwa abayobozi bayo mu nkiko none urabona nimara gufatwa wese maze kugira hariya okay ewe turakundekereza turi kumeze busesenguzi nimara gufatwa izajya he izaregwa ibyaha by'intambara kuntekereza kuntekereza ewe 23 ngiye mbona hari igihe kizagera egetivuga tekanrwane byibura none nsubira inyuma nsiga ibice bitagiyemo FARDC cyangwa bitagiyemo wazarendo kuko kubona M23 yataye ibice hakajyamo wazarendo ni icyasha kuri M23 twe tuzi nk'igihanganye cyane sibyo cyane byaruta ahubwo ukabanza ukabakubita wamara kubakubita ugahita rero ubwira wangora ugatubwira ati mwihore muze mwigire hano ego gatima izanga za Samidi irimo kwiruka ati none muze muhaje kubaho cyangwa tubwira za Sadek zivanze neza ya Saiga zivuga ati none muze mufate bya biraza kubwira umubirigi ariko iriya nzira yo birabiro ni ikintu kirekana ko yabuze amahitamo biragoye irimo irareba kurwana ikareba no kurakaza Amerika ikareba no gusubira inyuma ikayicanga morale gete ijya hasi bakayisubiza inyuma ngira ko mbyumva reka mubwire nidashaka indi nzira icamo iraza kujyanwa mu nkiko njye niko mbibona idashatse indi nzira icamo mu 23 birarangira ijyanwa mu nkiko cyane ya biriya birego ariko ko cyerekanye ukuntu mbibona kireka habajeho kunanirana
bubashye Amerika sibyo n'ubundi bari babanye neza na Amerika cyane ahubwo nuko Amerika yonyine yabonye inyungu hano zari ziri ikaba ari hijya erega Amerika sinabivuze rimwe si kabiri nabwiye Amerika ni kirumira habiri yego ibyo nayo babwiye barabizi bivuze ngo rero wubeshye Amerika ukazasubira inyuma neza Amerika ikitukura ibirombe byayo mu mahoro za nyungu zawe za revendication wavugaga ukazirengagiza ntago wajyanwa mu nkiko ariko yewe mumeto nishaka kubangamira Amerika ikayibabaza ikayirakaza irejya kwifungira impapuro zaza muvandi reka twongere dukomoze gatoya mwabonye imirwano jondi yabereye igoma sibyo yafatiriwe yagosuweho impande zose M23 iritwaza ati ingabo za SAMIDRC ingabo za ONU nizo zatugambaniye zigomba gusohoka hangaha ako kantu turi kugana ku musozo nako kadusobanurireho umuntu dusesengurira ibyaka kanako kako matangazo yarasohotse barayabonye bamaze iminsi tutababona neza reka tubibabwire nabyo ko byagenze reka zo tubibutse yes. ibintu twarabivuze turababwa ati nubwo basinye amasezerano sadeke zirangabo ziri muri Kongo z'abanyamahanga nubwo zasinye amasezerano zikayasinyana naye buvuye twarababwa ati nago bazataha yego tubasobanura n'impamvu iriya nama yabaye cyase kura gusangira basangira muri la hoteli turabibasobanura abantu dukurikira wenda ku biganiro byatambutse ngira ngo barabizi twabivuze mbere twewe nta kintu tunavuga ngo cyane tungurane cyane abantu dutungurana abantu batubonye bwa mbere ariko abantu dusanga ngo bahita bumva ko ibintu twabivuze mbere cyane ya ubu rero batangiye kubona ko byari twababwiraga yuko sadeke igiye kuhaguma aho bukaza yigambana n'ubuvuye turuwa ngira ngo barimo barabona yuko byabaye ubu ngubu zino ngabo za SAMIDRC zirashijwe kugambana yewe Veturuwa ku buryo ejo bundi goma yari gikugwa yari gikugwa mu boko y'abawazarenda kandi ubu ngubu ntabwo birarangira kuko za Kabare za Kavumu mbega ahantu hose M23 yafashe iragoswe kandi iramaraniwe ibyo abantu mubimenye urugamba n'urugamba ubu ngubu ibintu birakomeye intambara ni intambara kandi reka tubwire n'abandi bantu uturu dushyashya batazi biriya yewe Vetura Soheri yatangaza ngo ugiye kwirukana ngo zirangabo ntabwo zahava ntabwo bishoboka rwose ubu hari umuntu ushobora guhita uvuga ngo ariko ngo bari mu gace ngo bafashe zirangabo bidashoboka biriya bihugu bya SAMIDRC byarasteranye bya sadeke byemeza ko ingabo zose zigomba gutaha ariko umunsi wa none ntabwo birazikurayo cyane twana besora twavuga ati ari amasezerano basinyanye ikosa rye nabonye muri ari amasezerano nashatse deadline ndayibura ntushobora kuvuga ngo muzamara igihe kingana gutya ngo nibirenga hano ngo mugire ngo muzataha igihe kiniki ntabwo bishinzwe twarabwe ati bashatse bantamara n'imyaka 5 cyane nubwo basinyanye ari amasezerano yararaho ikindi wende nkwibutse ni ntago ari rimwe si kabiri bavuze ngo ni nitahe nive muri Kongo nigire gute igeze igenda seyo baze bumva ko oni nyine n'ingabo za Loni ntabwo bishoboka ntabwo ari Kisekedi wazirukana nawe ubwe nawe ntabishoboye kuko nta nazihembe none se urumva bo urumva M23 yabasha kuzirukana ntabwo bikunda nukuvuga ngo hariya rwose M23 nihangane ubwo wende bacungire hafi muvandi yego tutabatinde reka makuru tuze kugaruka mu kanya kari buze tugendeye n'amakuru agezweho ariko sinzi niba ari cyo wasorezaho kumeze busesenguzwe turiho tubwira abadukurikiye bakomeze bakane subscribe kandi ibitekerezo bya ni ingenzi ariko gutukana ntago ari umuco mwiza ari sibye ko giye mbona n'abantu batukana niko batekereza aha ngaha se umuntu utuka afite ikibazo cyane ibintu dusesengura ari n'amakuru yasohotse ikindi nyine tuvuze ibintu bizaza mu minsi iri imbere birangiye bibaye cyane ibintu twe twabivuze ubwo rero ikintu nakongeraho nukuvuga bagakana subscribe bagasharinga n'ibiganiro byacu bakatwikundira cyane bakabana natwe umunsi ku munsi niyo nkunga tubasabye kano kanya niyo nkunga tubasabye mu gihe tutari twababwira ngo wenda badutere inkunga nka kuri nabo nyande macano abigenza tugiye kwagura ibikorwa bya studio zacu tuzababwira badushyigikire birumvikana ariko ibintu twavuze birimo biraba cyane ikindi biriya bintu reka twigiraho kandi kantu yego Amerika uriya muvuno yaciye ni mwiza umuvuno kubwira y'umuvuno igasubiza inyuma ku gahato nyine ikayisubiza inyuma cyane ikayibwira ati va mu nzira nikorera akazi yego biratuma ya ntambara y'akarere abantu benshi bikangaga itari bubi kuko impamvu yo gukurikirana y'umuvuno kandi y'umuvuno irimo isubira inyuma yaba ari ukwiyenza cyane kereka y'umuvuno habayeho kurwana hakabaho ingabo nyinshi zisunika inyuma nyine n'abandi bafitiye inzika bakaba bavuga ngo turayikurikirana ngo tuyisenye ariko ubu ngubu kuva irimo isubira inyuma rwose intambara y'akarere ntayihari icyerekezo cyayo ntayo kereka y'umuvuno turayisubiye ikabarasa keretse niza kwisubiraho
nibwo wenda byatera ariko izo mbaraga ntabwo turimo kuzibona none ahangaha bitewe n'itegeko rya boss kuko ubu ngubu wazarindira imbere basubiza inyuma ni ibintu biri kugaragara urumva ko ngo wazarindira yabashubije inyuma nta mbaraga nyinshi zihari ya ni mu rwego reka ngushimire yego umunsi mwiza ya ibihe byiza muvane ibihe byiza ko dukurikiranye mukomeze kubana natwe no gukanda subscribe Abasenga TV mutwara Sibo TV asante sana.